Abantu mutaha makwe mwabyenjoyinga kubera ko ntabwo urakora niyo mpamvu urimo arashyana amakwabaho yaba warabukoze wowe ku cy'abantu bakosora abandi baba bafite muhagaze nabi mumeze nk'abafana nguriya shota ahushije ntabwo muri abakinnyi muri kunkosora ntababaye ijambo mbahereze mikro noneho muvuge nabivuge okay ntacyo mu bukwe wowe rero reka nkubwire sinababwiye ukuntu umugeni utazashobora iyo agiye gusohoka indirimbo bashyiramo umuntu uzagusohora wemera isi bazahita bakina indirimbo arajarajara nyine uzaba ujarajara wowe reka twakire Salisa ladies and gentlemen amashyi cyane twakire Salisa ndagira ngo mbanze mvugane n'abakameramani ho gato kumvikane gato kubahane ndagira ngo mbasabe umfotore neza hari umusore wansabye ifoto kandi nshaka kumuha iyi ngiyi niyo murambwira nkafatiye postere hari igihe naprofitiraho agahita nterera nk'ivi fonga iki hano harimo abantu baturutse Ikinyinya barahihakanye nta n'umwe ega Kinyinya iranzwe we reka mabwire rero kuri Ikinyinya hariyo karitsiye yitwa hariho agace gato k'agakaritsiye kitwa mu Biguti kwigeze kuhatura tuhimuka ari uko karitsiye yari mbi ahubwo hatubanye ikibazo byagoranaga mu kwivuga muricaye ahantu muri kwivuga buri wese ari kwivuga haturuka papa rero iyo yagerwagaho byabaga ibibazo abandi barivuze nitwa runaka ntuye Kicukiro nitwa runaka ntuye hanaha papa nawe akagerwaho nitwa Bihezande nanjye ndubatse ntuye mu Biguti kumva wapi ntabwo biri guhura ntabwo bihura pe bamaze iminsi bari kunkatira kubera ngo ntafite fosete Salisa ukiraho kuri fosete hari ibibazo nshaka kukubaza ndetse nzi ko abantu bifuza kubisobanukirwa kuri wowe uri ready nkubaze nta kibazo Salisa ugomba kunsubiza utajijinganyije ukansubiza vuba vuba twagiye okay Salisa ufite imyaka ingahe uri kujijinganya winyereza ntago ari ngombwa ngo nyivugire hano imbere y'aba bantu bose kandi harimo abasore benshi Salisa sindi munsi y'imyaka 18 ariko sindi no hejuru y'imyaka 40 ariko se mahana yanjye Salisa Preza ikibazo cya kabiri ndagira ngo twihute ukunda umusore umeze ute duhe formula okay nkunda umusore muremure ushinguye ufite ubwanwa ufite muremure gutya unsumbaho ariko atari cyane w'inzobe kuko ndi igikara ufite umusatsi w'irende nyine umusore pe ugaragara ariko koko imbwa zihunguye ivu koko
ariko Salisa yo dukomeze. Abanyarwenya b'abasore bakunze kuvuga ko ngo bakora ububwa ndetse bakanavuga ko ari imbwa. Ese wowe kuri umunyarwenya w'umukobwa ukeka kuri iki? Ko ntari imbwa akazi nyabo. Oya. Okay, Salisa, let's continue. Okay. I'm going to ask you in English. Yego. So you must answer in English. Nari. So you think you think why Rwandans are very beautiful? Nibyo narindi kuvugaho. Salisa. Ubundi urwenya ruravuna. Salisa, speak in English. Anyway, ntago nanjye nshaka kubitindaho. Salisa, speak loudly. Sinovugira hejuru. Salisa, nta kundi reka dukomeze mu Kinyarwanda ndumva byagoranye. Okay. Reka nkubaze kubiri kubera imihanda ndabizi hari n'igihe iginyerera. Salisa, ndagira ngo nkubaze uramutse nk'uwakugira umugabo akakugira umunyamakuru ukaba umwe influence ukomeye ukaba umwe mu bifi binini akaguha abasabu miliyoni byana ngombwa bakarenga ibyo bintu wabifiringa gute wabyitwaramo ute? Okay, mbaye umunyamakuru nkabona nujuje abasabu miliyoni nahita ngenda nkareba igipangu cyiza cya metero 3 nkagisimbuka. Turi gutinda reka nkubaza ikindi. Uramutse ubaye umusore cyangwa se umugabo ukaba nyine uri umugabo ushinguye ndetse ufite n'ubwanwa nyine ugaragara neza ariko ukaba ugenda muri interview ugasanga ugendana agasonga bugarura umuntu w'umugabo ibintu nk'ibyo nyine ugasanga wigize nabi ibintu bisa gutyo. Ibyo bintu byo wabifiringa gute? Mbaye ngendana agasonga bugari muri interview nabanza nkisiramuza ubundi nkajya nkorera online. Salisa, turakomeje. Nari. Wakugira umuhanzi ukomeye cyane. Yego. Ukaba uri umwe mu bahanzi kabisa b'abastari bagezweho kandi nanone ukaba uri umugabo. Ndagira ngo umbwire niki akagwa nizo fosete wirirwa usaba? Yego. Ubwo urumva wabyitwaramo ute nyuma yo guhabwa ibyo byose? Urumva aho ngaho ntago nagorana nakwibagisha nk'inda gusa. Yuhu. Okay. Salisa. Yo. Turacyakomeje. Uramutse unyweye inzoga. Ugasinda cyane. Bikaba ngombwa ko utwara imodoka. Ibyo bintu ufite uko wabifiringa waba proud yabyo wabyitwaramo? Urumva aho ngaho inzoga zaba zamvuniye umuheto ntago natwara imodoka ko use ngonze nk'umukindo. Okay, Salisa. Uramutse ubaye uri nk'umusore ukaba ufite mukuru wawe. Mukuru wawe akaba ari umubyinnyi ukomeye ari n'umustar. Ariko akaba yaranze kuguteza imbere. Ni iki wamubwira? Nje nta nicyo navugana nawe. Nje nta nubwo ndi naha bro. Anytime I'm proud. I'm leave this country bro. Anytime. Salisa. Yo. Wakugira nanone umuhanzi ukomeye. Akakugira icyamamare kabisa ku buryo buhagije. Okay. Ugapanga igitaramo abantu bakakirwanya cyane ariko kubw'amahirwe kikaza kuba. Wabyitwaramo ute wafiringa ute iyo position? Abantu bandwanyirije igitaramo kikagerwaho. Najya kuri stage nkafata mikoro nkaboroga. Nkarira. Okay. Umuntu aramutse akugize umunyamakuru. Ukaba umusore w'umunyamakuru ukaba n'umuhanzi mu bunyamakuru bwawe. Ibyo bintu byo ugasanga abantu babona uri umuhanzi uri n'umunyamakuru bagatangira kugusakuriza ngo nturirimba urahuma ibintu nk'ibyo. Wabyitwaramo gute? Nabanza umuntu wese nafashije. Hamuvuga.
nkajya kuri ntuza kwitangazamakuru nkamuvuga nkamunegura abona haye inka nkabavuga uwo nahaye miliyoni yanjye nkamuvuga uwo nasuye muri gereza nkamuvuga. Sha uri igikenya pe. Salisa, tugeze ku kibazo cya nyuma. Iki kibazo ngiye kugusomera ijambo ry'Imana. Ni umurongo umwe. Uragira ikintu uvugaho nkimara kuwusoma, nicyo kibazo cya nyuma. Iri jambo ngiye kugusomera riherereye mu Bami ba mbere ibice 11 ku murongo wa 3. Titiri iravuga ngo Salomo ageragezwa n'abagore benshi yarongoraga. Tugakomeza. Iki gice kiravuga ngo yari afite abagore bakuru 700 afite n'inshoreke 300. Ubwo bose hamwe bari igihumbi. Bari igihumbi. Wakugira uwo muntu wabyitwaramo ute? Ikintu nabivugaho nafata icyo gihumbi hakuramo 600 ndumva hasigara 400. Ubundi uziko nasomye iriya nkuru ya Salomo. Buretse ndibabwira akantu nigende. Nasomye ziriya nkuru za Salomo, nsanga Salomo yari afite abagore 1000. Bari Tazari na Gasugi pe. Okay, ladies and gentlemen, ndagiye mubyishimira ariko ko ngiye. Hejuru